Rikumba ninagiharira kandi harikingusha cyangwa ariko urambonera iyo nzovu iri mu biki ibintu by'ibinyamuhanda biba byikeka gogo ki urubwire rukingura igihe gitetse ntabwo nduvanga rutayamaye niko yambesire ko wakingwa wakagamo imbwa y'akagabo umva rero Karyungu abaturage binaha basigaye barihaye ibintu byo gutura mu gishanga ngo kuko bazi ko abayobozi tutazaza tubona uko tubasangayo ubu tugiye kuzadutega n'ubwato tubasangayo isuku yabo tuyigenzure wana uzi ko ari ahantu ugera neza neza ukagira ngo muri saro bahororera ingurube nako ingurube nazo basiga bazigira isuku aho n'ahandi ni kwa Tukisite yagiye agatura hagati y'imisozi ibiri azi ngo nta muyobozi uzamusangayo ariko uyu munsi agomba kubona isomo aha dore niho kwa kaka kagira umwanda ingurube zigira isuku. urazi Karyungu numvishije ngo akagabo ngiyo umaze iminota ibiri komanga kakanga gukingura ngo kaba kari kwakubura tega nwera kingura nakurukubona kingura akagabo kadakingurara kingura sha sinakubwiye ngo murabanza kagakubu wakinguye wakanyamwanda kinyamwanda rikumba ninagiharira kandi harikingusha ariko urambonera iyo nzovu iri mu biki ibintu by'ibinyamuhanda biba byikeka gogo ki urubwire rukingura igihe gitetse ntabwo nduvanga rutayamaye niko yambesire ko wakingwa wakagamo imbwa y'akagabo ariko wakinguye warutindiwe ngenda kubwiye ngo satani niko hari umunyamwanda wishe umuntu none ukomeje kwinangira sha wakinguye wa giturage hakuno umuturage ni kiyoda na umubirizi n'umuravumba ni ikira wishe umuntu none ukomeje kwinangira sha umva sha isana umuntu ataka kuwugira nko guteje wa misero kingura wa ruturage rukuru nyamwanda wishe umuntu none ukomeje kwigira vide bya umva gere abafu abari muri gereza bose ndabarekura ni wowe uretse ujya muri gereza zose zo mu Rwanda amaboko y'iki se burya wari umuyobozi inzi ko ari ibisambo byanteye bivuga ariko se mwebwe muza muhubuka mu bipangu by'abantu naringize ngo ni ibisambo dore narinzanye n'umuhoro ngiye kumutema da yaguhubuka mu giti cy'avoka udakomeye wa Besire uri kubona iki gihugu ni icyasi cyane n'icyanyuko ku buryo wavuga ngo tuza duhubuka hasha inshingano twahahura zise goma twebwe turashinze umutekano ukumva ibyo kuba wishe umuntu byabyo tugiye kuba tubiparitse ahubwo tega mbanze nkora inshingano zanzanye debera imyanda iri hano hantu Ramayi uramenye ako kantu ne kabi bose patoro ubundi abana barakubura ariko impamvu hari imyanda imeze gutya patoro urabona umwana kujya kubura kanda kamwe tuba twayiretse kugira ngo ibe myinshi bayikubura yabaye myinshi ku buryo imyanda yagenda ikangana gutya abana bayikubura yabaye myinshi okay 35,000 by'amande nese patoro kugiye kumfunga azishyurwa nande iyi nzu ni iyawe yego patoro ninjye wayibumbiye amatafari ndayubaka gusa uri kumva tuyigurishije tukaguha yasigaye hari ikibazo aha iyi se baguhangaye iki kibanza cyonyine yavamo umva rero muyobozi inzu yanjye maze kugurwa n'abantu 5 ariko bayivamo nkongera nkayisubiriramo kora iterabwoba aho ngaho sha imitwe y'abaturage tumaze kuyimenyera ahubwo si ibi bitatangurirwa byo
bimeze biteye ibyabyo ni ibiki? Ibi ni ukurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Mbese Patro, mwebwe mwirirwa mutanga amatangazo kuri radio ngo turinde urusobe rw'ibinyabuzima. Narengera urusobe rw'ibinyabuzima gute nirukanye ibitatangurirwa? None ubwinzi yawe ni pariki? Wapi? None ni inzu y'abantu ariko yemerewe guturwaho n'ibindi binyabuzima. 25 by'amande. Icyo gufungwa cyo ndabona nyirokotse, kakanu ndabona kahembutse. Kuba yahembutse ntago bikuyeho 350 byo kuba wamukubise ukamukomeretse. Ariko buriya no muri toilette ni sawara. Ahe bikasemo. Bagenda guhumirije suzi yuko ugiye kwa padiri gusaba penetesi. Kugeza ubwo no hanze mugenda mukanyabageza amaziranoki angana kuri. Gose Patro biri ugire utagira ngo ni umwanda. Ndetse igikoni cyatandukanira he na toilette. Ari amaziranoki aba ari hanze ni ukugira ngo twereke yuko abantu ari toilette. None igikoni ubwo cyatandukanira he na toilette. Ni nkuko ugenda ahantu bacuruza ubushera ugasanga hamanitse ikigorigori cyerekana yuko bagurisha inzoga. Ni nkuko nanone ugenda ahantu ugasanga hamanitse urunyanya ahantu kunzira ugahita umenya yuko bacuruza inyanya. Bira nabyo ni ukugira ngo abantu bahagere bahite bamenye yuko ari toilette. Udazasanga abantu bawugiye kunyweramo inzoga bagira ngo ni mu gikoni. Mwazashyize mu ishashi mukayamanika bikagira inzira. 200 by'amande. Mwebwe ndabona akagari kose muri bukishyurira. Ariko Patro ubu ni byindi 5 sorry nakamaziranoki 5 yatumca amande y'300. Niko tokisi. Tokisika yarapfuye n'abamuhambye barasaze. Kiranca 300 cyarangiza ngo ibyo ni 250 by'umwanda wo muri toilette n'50 by'agasuzuguro. Umuyobozi rero wanciye amafaranga menshi, unciye 300 by'umwanda wo muri toilette, wanciye nandagera muri 200 y'umwanda wo mu rugo. Urabona amafaranga nayo nabona. Aka kanya rero ndabona wama iminota 5 yonyine nkagenda nkakuramo utuntu twanjye mu nzu, ubundi mukazateza cyamunara mugakora hayanyu, azasigara mukazayanzanira iminota 5. Cyonzi cy'inzu yanjye muzayinsubiza mutareba imbere n'inyuma. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire genda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho birapaho. Ando yanzu nyirayo yayivuyemo kubera amakosa. Ndabona ari inzu y'ibyumba 3 nari